wakizwa ngo ugire ibigutera isesemi n'ikizibakanwa ngo ubireke umenye ngo ikintu narakiretse uracyafite urugendo. Ntabwo twaretse gusambana kuko twabuze abo dusambana nabo. Umuri kundeba utampaye n'abandi bampa, unyimye najya n'ahandi, banyimye natanga n'amafaranga yanjye sinyagira, ariko kuko ndi munsi y'umusara sinshobora guhemukira Imana, sinshobora kubahemukira mwebwe bene data. Kababwira niba ndashobora kwiha agaciro kubona Imana yarabampaye ngo mumpabagarire imbere, ninkora icyanza mbateye umwaku, sinshobora kubatera umwaku ngo ntere umwaka abana banyu namwe mbatera imyaka kubera ibyaha, sinshobora. Nzarinda Imana inyica. Uri nkuru Yesu ushobora byose, uri umutware w'abatware, uri umwami w'abami, uri nkuru Mwami. Muri katedrali tere Kristo Mwami turakuramya muri kino gitondo nyakubahwa, turaguhimbaza, turaguhikuza, turaguha icyubahiro. Ukwiriye amashimwe, ukwiriye icyubahiro Mwami, ukwiriye gupfukamirwa n'amahanga yose, indimi zose zatura ngo uri umwami, kandi uruwera 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 uruwera. Vugana 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 n'imitima yacu, vugana Yesu we, vugana vugana n'imitima yacu, vugana 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 n'imitima yacu, vugana vugana vugana. Kuko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo, vugana natwe turi hano Yesu. Amen. Nitwa Nkurikiumukiza Alphonse. Ndashima Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yampaye agakiza mu mwaka wa 2003. Ako gakiza niko kangize uwo ndi uyu munsi. Naga gasura mfite mu mbonana ni Yesu, n'uyu munezero umunana nta wundi ni Yesu, n'agaciro mfite mu isi ni ukubera Yesu, n'agaciro mfite mu buzima bwanjye ni ukubera Yesu, n'ibyo mfite byose mu buzima bwanjye ni ukubera Yesu. Nta kindi mfite no kwirata, nta n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse, nicyo nshima nicyo nzirata. Ntacyo mfite cyo kwirata mu buzima bwanjye, ntacyo mfite nakwirata mu buzima bwanjye uretse Yesu wanyishije ku musaraba. Ndifuza ko uyu munsi dusubira mu gice cyo mu butumwa bwiza uriya mwana w'umukobwa dusomeye muri Luka igice cya 10 umurongo wa 25. Ndaza kwibanda cyane ku murongo wa 28 nubwo hari agace ka nyuma ko murongo dukunze kwita B ntaza kuza kugeraho, abandi bavuga butumwa bazakavuga, ariko numva nshaka ko dusoma uyu murongo wa 25
uwa 23 n'uwa 27. Aho uyu mugabo witwa Luka utaragize umugisha wo kubana na Yesu imbona nkubone, ariko akaba umuhanga w'umunyabwenge w'umuganga, hanyuma akumva ibya Yesu, agasoma ibya Yesu, nawe agafata ikaramu akandika, akabona atavira mwaho akandika ubutumwa bwiza. Hanyuma turasoma kuri murongo 25 aho Yesu yaciriye abantu umugani w'umusamariya w'umunyembabazi, ariko mbere yuko abacira uwo mugani yabanje gusubiza ikibazo yabajijwe n'umwe mu banyamategeko. Abanyamategeko bari mu bantu b'uburyo nka butatu cyangwa bune bahoraga bahanganye na Yesu. Abanyamategeko nk'abantu bari barize amategeko ya Mose, barayize, barayaminuje, bahoraga bahanganye na Yesu, kuko rimwe na rimwe hari ibyo Yesu yavugaga, hari ibyo Yesu yakoraga byabasaga naho bihabanye n'ayo mategeko. Bo bagashinga cyane ku mategeko, Yesu we akaza rimwe na rimwe cyangwa kenshi avuga ibintu cyangwa akora ibintu bitandukanye nuko amategeko yavugaga. Nk'igihe yakoraga imirimo akazura, agakiza ibirema, akora ibitangaza ku munsi w'isabato, bikamuzanira urubanza. Abigisha amategeko, abafarisayo, abasadukayo, abo bose n'abantu bahoraga bamuhiga mu byo akora, ndetse bakanamuhiga mu byo yavugaga. Basana ngano nabo bamugendaho kugira ngo bamuboneho icyo bamurega, kuko yaje avuga amagambo atandukanye n'abandi, nabo yaje akora bitandukanye nabo, hanyuma bagashaka kumushinja no kumushakira ibyaha. Noneho hano rero asubiza iki kibazo ngo nuko umwe mu bigisha b'amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo uhoraho? Mwigisha, ni iki nakora kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Ntabwo uyu munyamategeko yabaje iki kibazo koko ashaka neza kuzaraga ubugingo buhoraho, ahubwo ashaka kumugerageza nkuko nari maze kubivuga. Hanyuma Yesu aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo yasomamo ni iki? Kuri umunyamategeko ukaba uri umwigisha w'amategeko ukaba yasoma, wowe iyo yasomye ubona mwiki? Hanyuma arangije aramubwira ngo, nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo usomye mu bitabo by'amategeko, impamvu mvuze ibitabo by'amategeko nuko nashatse kuvuga mu kuva gusa. Biriya bitabo 5 bya Mose birimo amategeko arenga 350, ariko nimureke tuvuge gusa ku mategeko 10 Imana yahereye Mose ku musozi wa Sinayi, ubwo yamuhamagara akazamuka uwo musozi, bakamara nayo iminsi 40. Yafashe amabuye y'amategeko 2, ibuye rimwe ya Imana yandikaho amategeko 4. Aya mategeko ari mu kuva igice cya 20, nuyasoma urasanga aya mategeko 4 ya mbere abanza ari amategeko agenga imibanire y'Imana n'abantu. Tukagiriza n'Imana amaso yanjye, tukiremera ibishushanyo kibajwe, tukavugira ubusizina ry'Uwiteka Imana yawe, wibye kweza umunsi w'isabato. Amategeko 4 agenga imibanire y'abantu n'Imana.
hano muri aya mategeko ane nta muntu wumvamo. Hanyuma ane mategeko atandatu ya nyuma uzayasangamo amategeko: ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntukifuza ibintu bya mugenzi wawe, wubahe so na nyoko, n'ibindi. Ukora amategeko atandatu. Nayo aya mategeko ni amategeko agenga imibanire y'Imana, imibanire y'abantu ubwabo. Ngewe na Jean Paul, ngewe na mama Moise, ngewe na mama Christian, ngewe na Leandre, ngewe n'uriya mugabo, ngewe hagati yacu twese ni amategeko agenga imibanire yacu. Niki? Imibanire yacu ubwacu hagati. Hanyuma Yesu afata amategeko yose uko ari 10, n'aya mategeko ya Mose yose yanditse mu bitabo bya Mose, ayapfunya cyangwa ayegeranya mu cyongereza mu summary, ayagira amategeko abiri gusa. Aravuga ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe iki? Umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Umugabo witwa Rikibarene mu gitabo cy'ubuzima bufite intego yigeze yandika muri kiriya gitabo, arabaza ngo mbese utekereza ute kuba Imana yaremye isi n'ijuru, ikarema inyanja, ikarema ikirere n'ibiri hejuru y'ikirere n'ibiri mu ijuru, ikarema abantu n'ibintu. Imana y'imbaraga zirenze uko dutekereza. Arandika arabaza ngo mbese utekereza ute kumva Imana yo mu ijuru igusaba kwikunda, wowe cyangwa ngewe? Imana ikansaba urukundo. Ibintu byo mu iminsi bisigaye byaracuramye. Jone naganira n'umuhungu n'umukobwa, mwese ariko se imyaka mugezemo mukundana koko abana bangana namwe imyaka 18, ubu namwe mugeze mu rukundo gute? Byagenze bite? Mwamu buhamya? None se ngo pastor ngo uyu muhungu ngo yansabye urukundo barusaba gute? Mwabahungu mwe n'abakobwa nimusubize, umuntu asaba urukundo ate? Nimumfashe mumbwire ukuntu umuntu asaba undi urukundo. Shawampaye urukundo koko, shawampaye urukundo nuko mubigenza. Shawampaye urukundo, sha Dezi wampaye urukundo n'ukuri, sha Dezi wampaye urukundo. Ariko yemwe iyi si yazanye ibintu n'ibindi n'ukuri kw'Imana. Ese aho yakubwiye mu rukundo narumana ndaguguhaye, indaruguhaye. Ayiwe, urukundo ni ikintu kizana, ariko urukundo rukaza kubw'impamvu runaka. Urukundo ruraza. Bakristo muri katedrali ntabwo nzabingirira kunkunda, sinzabingirira kunkunda, nta nuwo nzasaba urukundo muri mwebwe. Ahubwo urukundo ruzizana mu nkundi kuko nanjye ndabakunda. Haleluya. Mwamaye urukundo koko. Imana ikiranuka, Imana ishobora byose, Imana iguha umwuka ugahumeka, Imana imenya ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe, iragusaba urukundo. Mutekereze icyo kintu bavandi. Nimutekereze Imana kukubwira ngo ndakwinginze ngusabye urukundo nkunda. Nyabune mwana wanjye nkunda, nyabune muhungu wanjye nkunda, nyabune mukobwa wanjye nkunda, nyabune kibondo cyanjye nkunda, mwana wanjye ngusabye urukundo nkunda. Nkundisha umutima wawe wose. Nindeba mu mutima wawe mbone mu rukundo unkunda mwana wanjye. Nkundisha ubwenge bwawe bwose. Nindeba mu bwenge ngutwara ubwenge kubera kunkunda, ngutwara umutima kubera kunkunda, ngutwara ubwenge kubera kunkunda. Mwana wanjye n'ubugingo bwawe bwose ni bunkunde. Ntunkundisha ubugingo gusa, nkundisha
n'imbaraga zawe zose zinkunde. Mutekereze mu buzima bwawe mwana wanjye nkunda. Bavandimwe, aya magambo nyanyasoma mu by'ukuri ntabwo nirasa imbere yanyu. Ndi umusomyi wa Bibiliya, ndi n'umwigisha wa Bibiliya ko narayize, ntabwo mbiraseho. Ariko mutekereze, iyi Imana ikubwira ngo nkunda, mwana wanjye nkunda, kuki Imana yifuza ko tuyikunda? Kuki Imana yore yifuza ko tuyikunda? Nuko iyo tutayikunze tuba dufite ibindi dukunze. Imana izi neza ko iyo utayikunze, Imana izi neza ko iyo ntayikunze byanga byakunda mba mfite ikindi kintu kiri nkunze. Imana izi neza ko iyo utayiramya uba ufite ibindi uri kuramya. Imana izi neza ko iyo utayubashye uba ufite ibindi wubashye. Imana izi neza ko iyo utayikoreye hari ibindi wakoreye ku ruhande. Imana izi neza ko iyo utayihaye umwanya hari ibindi wahaye umwanya. Imana izi neza ko iyo utayinezerewe hari ibindi wanezererewe. Imana izi neza ko iyo utayihaye agaciro hari ibindi wahaye agaciro mu buzima bwawe. Imana izi neza ko iyo tutayihanze amaso tuba dufite ibindi ku ruhande duhanze amaso. Imana izi neza ko iyo tudashyize imbaraga mu byayo hari ibindi twashyizemo imbaraga. Imana irabizi neza. Kuki Imana idusaba kuyikunda? Kuki Imana igusaba kuyikunda? Kubera iki Imana igusaba kuyikunda? Yohana nandika mu gitabo cye mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 9 asubiza icyo kibazo neza. Yohana nkamukunda. Mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 9 yandikamo amagambo make cyane akavuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Yesu ashimwe. Haleluya. Turayikunda. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Haleluya. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Yaduhaye Yesu nk'impano nziza ava mu ijuru, aza mu isi ku bwacu kugira ngo apfire ku musaraba. Riki warene muri cya gitabo nababwiraga yananditse aravuga ngo nubona Yesu amanitse ku musaraba yambaye ikamba ry'amahwa bamutera icumu mu rubavu, uzamenye ngo nicyo kigero Imana igukundamo. Nubona Yesu akubitwa, nubona Yesu ashinyagurirwa, nubona Yesu bamwambika ikamba ry'amahwa, nubona Yesu bamugaraguza agati, nubona Yesu bamwambura ubusa bakamwambika urubindo, nubona Yesu abira ibyuya by'amaraso, nubona Yesu apfira ku musaraba, uzamenye ngo nicyo kigero Imana inkunda ngo yakwemera ikabura umwana wayo w'ikinege kugira ngo ironke ubugingo bwanjye, ironke ubuzima bwanjye. Maze iminsi mfitanye ibibazo n'abantu rimwe na rimwe bajya bambwira Alphonse rwose hari ukuntu tujya tubona witanga ku murimo w'Imana. Bavandi mureke mbabwire, ni ukuri kw'Imana ntabwo nitanga nkuko bikwiye, kuko niba hari umuntu wari ukwiye gusara
ngasarira mu bintu by'Imana, uyu mugabo muruzi imbere yayo. Ababwire babavandi, nimuzajya mumbona mpagaze imbere yanyu, muzajya mubona umugabo Yesu yagiriye neza. Nimuzajya mubona mpagaze imbere yanyu, muzajya mubona umugabo wahuye na Yesu. Nimuzajya mumbona imbere yanyu, muzamenye ko ndi kuryoherwa n'ibyiza by'agakiza kabonerwa mu kwizera amaraso ya Yesu yamenye ku musaraba. Ayo maraso ya Yesu niyo yangezeho ambana mu batero hariya hirya. Ayo maraso ya Yesu niyo yangezeho anyiza ubusambanyi. Ayo maraso ya Yesu niyo yangezeho anyiza inzoga n'itabi. Ayo maraso ya Yesu niyo yangezeho arankiza. Ayo maraso ya Yesu niyo yangezeho atuma nshobora gutandukanya umugore wanjye n'abandi bagore muri uyu mujyi. Ayo maraso ya Yesu niyo yangezeho havuga ngo nduwera kandi nzahora nduwera, ndi umukristo kandi nzahora ndiwe kuzageza umunsi Imana izampamagara. Nta kindi kintu nitayeho, nta kindi kintu nitayeho, nta kindi kintu nitayeho. Nitaye ku maraso ya Yesu yankijije. Hari abantu bajya banyibeshaho nahuye na Yesu hagaze munsi y'umusaraba. Iyo mbabatiriza abana nuko mba nzi ko mpagaze munsi y'umusaraba. Iyo mbashingira nuko mba nzi ko mpagaze munsi y'umusaraba. Iyo mvuga ubutumwa nuko mba mpagaze munsi y'umusaraba. Ntabwo mbabwira ibyo nize muri theology, ntabwo nabwira ibyo narazwe na data cyangwa ibyo nize mu ishuri. No, mbabwira ibyo nakuye munsi y'umusaraba. Mbabwira agaciro nabonye munsi y'umusaraba. Mbabwira umunezero njyangira ntanyweye Primus, ntanyweye Mitsingi, ntanyweye Guinness, ntanyweye inzago. Mbabwira umunezero udaturuka ari uko kuko mfite miliyoni z'amafaranga cyangwa ngenda kuva mu modoka arahenze. Mbabwira umunezero nasanze munsi y'umusaraba. Umukiza niho nifuza guhora. Nibuye ry'igitare rimbere igicucu rinyiza rinyizi mpagarara we. Yesu nibuye ry'igitare rimbere igicucu rinyizi mpagarara mu rugendo rwanjye. Anyiza Yesu, aranyiza, aranyuza, aranyeza, hanyuma angira mushyi. Ukura Yesu. Do you love Jesus? Do you love God? Ukunda Imana? Urugero ukunda Imana rungana iki? Icyo kizami, icyo kibazo nta wundi muntu wagisubiza, ni wowe n'umutima wawe. Munyemerere hute vuba vuba koreshe iyi minota 10 isigaye kugira ngo turebere hamwe ibimenyetso bizakoreka kukunda Yesu, kukunda Imana. Cyambere twagiye, cyambere uzatinya icyaha. Uzatinya iki? Uzatinya icyaha. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice cya bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 14:15 aravuga ngo ndi mu nkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Uko byagenda kose bavandimwe nimundebe harambabwire, uko byagenda kose, uko byamera kose, iyo ukunda umuntu
ntabwo umuhemukira ku bushake, never. iyo ukunda umuntu ntabwo ushobora kumuhemukira ku bushake, never. ntibishoboka. namwe murabizi ko bidashoboka. iyo ukunda umuntu ntabwo ushobora kumuhemukira ku bushake, ntushobora kumubabaza ku bushake. nukunda Imana by'ukuri, nukunda Imana by'ukuri, ikintu kizakubwira ikigero cy'urukundo ukunda Imana nuko uzahagarara imbere y'icyaha ukacyangishwa n'urukundo ukunda Imana, ukakirekera urukundo ukunda Imana. ngo sinshobora guhemukira Imana. nkunda umusore witwa Yosefu, numushaka umusange mu itangiriro kuva mu gice cya 37 kuzamuka. Yosefu uyu muhungu wa Yakobo, uriya muhungu namukunda. ningera mu ijuru mu bantu uzajya gushaka na Yosefu arimo. nidutura mu turere dutandukanye nzajya kumushaka. icyo gihe ntabwo bizansaba gutega ritiko cyangwa sotra cyangwa arufa, nukugira gutya gusa nkamera amababa nkajya kumushaka. reka mbabwire uriya muhungu aratangaje. tekereza umuhungu w'umunyagano, tekereza umuhungu utari uri mu gihugu cy'iwabo, tekereza umuhungu utari uri kumwe na se, utari uri kumwe na nyina, utari kumwe na mukuru we, utari kumwe na se wabo, utari kumwe na nyirasenge na nyirakuru na nyirakuruza. ntiyari ari kumwe na bishopu, ntiyari ari kumwe na pastori, ntiyari ari kumwe na mwarimu, ntiyari ari kumwe na perezida wa korali, ntiyari ari kumwe n'umuntu uwo ari we wese. yari wenyine ari mu cyumba cy'umuntu witwa Potifari, afande Potifari. umugore waramubwira ngo maze iminsi nkwifuza ngo turyamane. undi amubwira amagambo nkunda cyane ajya nyubaka mu buzima bwanjye. aramubwira ngo mbese ni gute nababaza Imana, ni gute nshobora gukora iki cyaha gikomeye gutya nkababaza Imana ngahemukira na databuja wangiriye neza aka kageni. ibintu byose, ibyo kurya, niba ari inka, niba ari ihene, niba ari ingurube, niba ari urukwavu, zose yarabimpaye. divayi zo mu inzu zose nzinywaho uko nshaka. ikintu cyose cyo muri iyi nzu ngikoraho, ariko mu byo yampaye ntabwo urimo, ntabwo urimo. ntabwo nakora icyaha kimeze gutyo. aremera musigira umwite. bene data, kubaha Imana ni ugutamba igitambo utari wagira ibyo usiga, utari wagira ibyo ureka. gukizwa narababwiye gushize ni nk'umugore watwise wasamye. hari ibintu uhurwa, hari n'ibyo urute, hari n'ibyo warara. utari wakizwa ngo ugire ibigutera isesemi n'ikizibakanwa ngo ubireke, umenye ngo ikintu narakiretse, uracyafite urugendo. ntabwo twaretse gusambana kuko twabuze abo dusambana nabo. ko muri kundeba utampaye n'abandi bampa, unyimye najya n'ahandi, banyimye natanga n'amafaranga yanjye sinyagira. ariko kuko ndi munsi y'umusara, sinshobora guhemukira Imana, sinshobora kubahemukira mwebwe. bene data, kababwira
ntashobora kwiha agaciro kubona Imana yarabamaye ngo mumpabagarire imbere ninkora icyanza mbateye umwaku sinshobora kubatera umwaku ngo ntere umwaka abana banyu namwe mbatera imyaka kubera ibyaha sinshobora nzarinda Imana nyica nzarinda mpfa nzarinda Imana impamagara ntaraguhemukira kuko Imana arakumpaye sinzaguhemukira sinzagutera umwaku sinzabatera umwaku sinzabatera umwaku sinzabatera umukoshi sinshobora na rimwe aho kugira ngo mbatera umwaku njye kwiyandurisha ibyo kurya bya Satani mbahagarara imbere abadayimoni bari kunzenguruka nkaho nakabahejeje umugisha nabwira Imana ngo hamagara umugaragu wawe ntahe banjyane neza nkuko imfura zigenda Potifari umuhungu ageze kwa Potifari yanga icyaha utari wareka ibyaha ubwo gukunda Imana nureka gusambana kubera kurwara sida uzaba wakishe nureka kwiba kugira ngo utazagutera icumu uzaba wakishe nureka nukora ngo pasiteri agushime bongo yako uzaba wakishe nubireka kubwo gukunda Yesu kubwo gukunda Imana nimuyihe amashyi niba ari ngombwa nimuyihereze amashyi nkunda Yesu murutisha amafaranga n'ibindi byose Imana ishimwe haleluya cya kabiri kizakubwira ko ukunda Yesu icya mbere ni ukuzareka ibyaha kubera kumukunda cya kabiri ni uko uzaha Imana umwanya wawe your time umwanya wawe icyo ukunda ugihereza umwanya utari wicara ngo uhamagare umugore wawe umuhereza iminota 30 isaha telefone wayizimije abana kuko abana mwabashyize ku ruhande kuko baje nyuma ngo mwicarane mwembi muzimure urwo rugo ruri kumanegeka kuzimura mvuga so kuzana amazimu no kwicara mugasubira mu byashize yukuntu umugore umuha umwanya yukuntu umwana umuha umwanya ibyo ukona byose ubihereza iki umwanya none abantu basigaye barigize bize urukundo ukunda Imana rugaragarira mu mwanya uyihereza icyo ukunda ugihereza umwanya niki umwanya uhereza Imana n'uwuhe yemwe niba mudashobora gukererwa mu kazi kanyu niba Manchester Arsenal zakinnye kuri screen ubagezeyo saa 7:15 ukaba wagezeyo niba rwa Rutabura na Gikona n'abandi bagera kuri stade Amahoro Rayon Sport na APR byakinnye bakagerayo kare ngo batabatanga imyanya mu nzu y'Imana musigaye muza saa 4 n'igice saa 5 ye Imana imbabarire ntege Imana imbabarire nta Imana ishimwe kitajya ibibona buri Imana ijya ibibona badi yemwe Imana ijya ibibona buri Imana igireba umuntu yicaye mu rusengero amasaha 2 ari kuri WhatsApp ari kuri Instagram ari kuri Facebook amasaha 2 aho hari mufagitire duhamagara amasengesho ukumva nabandi baza duhamagara amateraniro ukumva nabandi baza ntugira umwanya w'Imana ntugira umwanya uhereza Imana ntugira umwanya uharira Imana ntugira umwanya wo kwegerana n'Imana ntugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ntuzi igihugu kirwana n'ikindi ntuzi n'ikimana ikuvugaho ugendera mu kigare gusa
manumva isengesho ryanjye, manareba agahinda kanjye, icyo ningingiye nuko bene wacu bakizwa. Mana manumva isengesho ryanjye, manareba agahinda kanjye, icyo ningingiye nuko bene wacu bakizwa. cya gatatu ngana ku musozo, ikimenyetso kizakoreka cya gatatu kuko ukunda Imana nuko ni uburyo uzahihibikana, ni uburyo uzitanga, ni uburyo uzibabaza, ni uburyo uzijonora, ni uburyo uzitanga mu murimo w'Imana. Hari ikintu nshaka kubabwira bavandimwe, munyemene mbabwire, ntuzigere wibeshya n'umunsi n'umwe, ntuzigere wishuka n'umunsi n'umwe ngo uyu murimo ni wa pastori, uzaba wakishe. Uyu murimo narawusanze, hari umunsi nzahagarara hano mbasezere ngende. Ntabwo uyu murimo ari uwanjye, ntabwo uyu murimo ari wa pasiteri runaka, ntabwo uyu murimo ari umukuru w'abakristo. Uyu murimo ni uwa data, turi mu murimo wa data, turi kwa data, turi gukora mu rugo rwa data, turi mu murimo w'Imana. Iyampamagaye niyo yaguhamagaye, izampemba n'izaguhemba, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo izitura ibihwanye n'ibyo umuntu wese yagize ate yakoze. Ariko turasigana bavandimwe, turasiganira mu murimo w'Imana. Uransiganya ngo bigende bite? Urandekera uyu murimo ngo bigende bite? Umuririmbyi ararema ngo sinzicara abandi babiba, nanjye ubwo bazaba basarura, nanjye sarure nkabo. Ngo sinzicara abandi babiba, ngo nibabiba nzagira, nibasarura nzasarurana nabo. Ngo sinzicara abandi bagira bate, abandi bakora, kuko umunsi nibahembwa nanjye nzahembwa nabo. Bwira mugenza ngo wimarire uyu murimo si wanjye n'uwacu twese. Mumbwire ntumukoreho nise nibyemewe nyine nawe dore ntibyemewe. Mubwire ngo uyu murimo ni wanjye nawe, mumbwirire ngo uyu murimo ni wanjye nawe. Urandeka ngo bigende bite? Uranyihorera ngo bigende bite? Urashyira amaboko muvuga ngo bigende bite? Ko twese tuzagara imbere y'Imana tugahembwa. Uburyo uzitanga ku murimo w'Imana nibyo bizagaragaza urukundo, ishyaka ry'Imana ugira mu murimo, ishyaka ugira mu murimo w'Imana nizyo rigaragaza urukundo ukunda Imana. Ibindi ni ukubeshya. Mutangiye kongorerana nabatindije nsoza. Ikindi ni uko uzavuga imirimo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uburyo uzavuga imirimo y'Imana. Abantu musigaye mwarigize abantu b'abahatari. Ntabwo abantu bakivuga kuvuga imirimo y'Imana. Ngo uhagarare ubwire abantu iby'Imana yakoze bihesha icyubahiro. Shari kamabwire abantu b'Imana, umuntu kibabaza nuko bamuvuga, umuntu kibabaza nuko bakuvuze. Bazakuvuga bongera bakuvuge, bongera bakuvuge, bakuvuge. Umuntu ava mu murimo w'Imana nuko bamuvuze. Ngwino uhagarare hano, nguhereza umwanya, uvuga imirimo y'Imana, uvuga ibitangaza by'Imana, uvuga urukundo rw'Imana. Nirangiza utahe, abandi bajya kuvuga bazasarura nabo. Uzabuza abavuga kuvuga. Ubu nyine nzahagarara hanga mvuge ngo munyamumvuga. Nitera icyo kinya. Genda hanga ngo mujye mumvugaho. Ko Imana yanshyize imbere yanyu. Mujye munyivugira, nimumara kunyivugira mu nsengere. Yego,
Tazagira umuntu uzajya umvuga ngo nangiza abure gusenga. Ujye umvuge nurangiza avuye Imana. Pastor wacu turamusengeye mu izina rya Yesu, umuhe umugisha, muzuze umwuka wawe wera, mugire neza mu izina rya Yesu. Amina. Imana igumisha kumvuze kandi kunsengeye. Yego. Tugiye gusenga Imana. Umwanya uhimana nuwuhe? Kwitanga, witanga mu murimo w'Imana bingana iki? Gushima Imana n'ubuhamya utanga by'imirimo y'Imana mu buzima bwawe bingana bite? Icyo kibazo ugisubize mu mutima wawe. Ukundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Mu buzima bwawe bwose ukunda Imana. Dusenge Imana. Mana turagushimira ku bw'agakiza kawe. Mana turagushimira kubw'urukundo wadukunze. Iyaba atari wowe simba nkiriho, ubu mba narapfuye. Iyaba atari wowe ahanjyewe, ubu ntihaba hakibuka. Uri Imana nyamana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana koko, uri Imana, Imana. Yaza kuba atari urukundo rwawe tuba twaribagiranye, yaza kuba atari urukundo rwawe Satani baratwishe, yaza kuba atari urukundo rwawe tuba turi abakene b'abatinya kujya, yaza kuba atari urukundo rwawe tuba twaribagiranye, yaba atari urukundo rwawe tuba twarishwe n'ibyaha, yaza kuba atari urukundo rwawe Mwami Imana yacu tuba twarapfuye tuzize ibyaha bya kamere, yaza kuba atari urukundo rwawe Mwami Imana yacu ubu ngubu ntituba tukiriho. Waduhaye agakiza kubw'urukundo rwawe, waduhaye umurimo kubw'urukundo rwawe, waduhaye amasezerano kubw'urukundo rwawe, waduhaye ibisubizo byawe kubw'urukundo rwawe, waduhaye urushako kubw'urukundo rwawe, waduhaye urubyaro kubw'urukundo rwawe, waturinze indwara kubw'urukundo rwawe, waturinze urupfu kubw'urukundo rwawe, waturokoye urupfu rukomeye gutyo kubw'urukundo rwawe. Ujye uturinda abanze kubw'urukundo rwawe, ujye uturwanira intambara kubw'urukundo rwawe, ujye utwikorera imitwaro kubw'urukundo rwawe, ujya wumva amasezerano yacu kubw'urukundo rwawe. Ibyo dutunze byose wabiduhaye kubw'urukundo rwawe. Kuba tukiriho kubw'urukundo rwawe Mwami, kuba tugihumeka ni kubw'urukundo rwawe Nyagasani, kuba dukunzwe n'urukundo rwawe, kuba twemerwa n'urukundo rwawe. Yesu Mwami w'abami, n'urukundo rwawe, n'urukundo rwawe turagushimiye. Duhe imbaraga tugukunde, twuzuze umwuka tugukunde, duhe kuzirikana tugukunde, duhe gutekereza tugukunde, duhe kwisubiraho tugukunde, duhe kwanga ibyaha tugukunde kubw'icyubahiro cyawe Mwami. Urakoze Mwami Yesu. Urakoze Mwami Yesu. Komerwa amashyi uvugirizwe impundu nyakubahwa. Komerwa amashyi uvugirizwe impundu Mwami. Komerwa amashyi uvugirizwe impundu nyakubahwa. Nakindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru, keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masa.
imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abantu imitima yabo. Nimutererwa ubwo mutebuke mwese imitima yanyu neza. Yogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso yarunguye kuhagije amaraso mbese imyambaro